deje aho wenda turahabara umwanya ntabwo nzi ukuntu ubwo mugiye mutanga isoko niba muri nesa munambwira ngo ni mu mpera isoko ibyo munzaba kuzuza nzabyuzuza kuko niba mwari mwashyizemo muri requirements bagomba kuba bafite inyenyeri 3 nibyo mwagombaga kureba ahubwo iyo mikoranire iri hagati ya rwiyemezamirimo n'abatanga amasoko izo ayo makuru bayahanira kuko urumva naravuga ati ngiye ntabwo nyenyeri 3 nzifite ariko narasabye ndaje ndazibona bikarangira ari nawe utsinze bikarangira atanafite n'izo nyenyeri murimo musaba abujuje ibyo mwari mukeneye bavuyemo mwabashyize ku ruhande mwifatiye utabyujuje wabasezeranyije ko azaba byujuje iyo mikoranire ntabwo igomba kuba idasobanutse ntabwo bariteranye nyakubahwa perezida byinshi nari ngiye kuvuga murabivuze ariko ikintangaje ni uburyo muri nesa gutanga isoko abantu batereta dosiye bari kuvugana n'upiganwa kandi ikimenyerewe ni uko isoko ritangwa hakurikije amategeko niba hari ibyasabwe ubyujuje niwe urihabwa mbere na mbere mu gutanga isoko abantu bagomba kubanza kureba niba ibyagombaga kugira dosiye isaba isoko byari byuzuye basanga byujuje bagasuzuma dosiye ye basanga atabyujuje dosiye ikajya ku ruhande bagasuzuma izujuje ibisabwa byagenze bite kugira ngo abashinzwe gutanga amasoko muri nesa bajye gusuzuma dosiye zituzuye kereka niba batubwira yuko nta wundi muntu wari wasabye isoko ari uwo nguwo wari waje wenyine nabwo iyabura iyo aza wenyine akaba atujuje ibisabwa icyo gihe amategeko afite uko yabigenzeho habuze abapiganwa bujuje ibisabwa amategeko afite uko yabiteganyije byagenze bite kugira ngo abantu bakore ayo makosa kandi nyakubahwa perezida nihaba hari n'ushinzwe amasoko hano nawe rwose abitubwizemo ukuri murakoze muri nesa ntabwo iyi hoteli gorira ariyo yonyine iri yabidinze yarabidinze amahoteli menshi agera nko ku 10 ari muri raporo ya mbere yasohotse y'umuyobozi mukuru w'imari ya leta ntabwo ari gorira yonyine yari irimo harimo n'indi Musanze Fatima ariko ho biza kugaragara ko harimo kwibeshya Musanze hariyo Fatima ebyiri yari yagize hariyo ifite inyenyeri 3 n'ifite inyenyeri 4 ndetse twe twakoranye nayo ifite inyenyeri 3 iyi ngiyi gorira yasohoye ko nyakubahwa deje yabivuze harimo iyo process ariko nkatwe akanama k'amasoko tugeze muri evaluation yarimo ya evaluation y'ababidinze gukorana neza mu mahoteli ni menshi yari arenga n'10 hari ayo mu mujyi wa Kigali n'andi yo mu mujyi wa Kigali tugeze kuri kigaragaza ubushobozi bw'iyi hoteli hari itegeko rivuga yuko niba hari icyo bita administrative document zidahita zemerera wenda ko bemeza birimo ahita kurwa mu gihe ari cyangombwa we atiha mu gihe hari iminsi itanu iteganwa yuko yandikirwa biva avuga yuko niba amaze kukibona mushobora gukomeza process nk'uko umuyobozi yavuze rero ni izo contact ariko ntabwo ari contact uvuga ngo hamagaye umuntu kuri telefone byose bikorerwa muri system yabahaye iki rero mwana wowe perezida wa tenda komite yego uwo mugenzi mwicaranye ni procurement officer mwamwandikiye mumusaba iki akoze banyakubahwa twamwandikiye tumusaba ko duhereza kategori ya hoteli afitiye ubushobozi aduhereza license ya RDB itanga imwemeza yuko akiri under process yo kubona icyo cyangombwa cya abemera ko ari under what yari under process yo kubona icyo cyangombwa cya 3 star so kuba ari under process bisobanuye ko afite 3 star hotel mu mitekerereze yanyu aho twasaba imbabazi kubera ko tumaze kubona ko ayo masezerano kubera ko ari amakontrakt aba ari menshi tumaze kubona ko ayo masezerano ari 4 star no gukwiye dukorana nawe nta kintu na kimwe twamukoresheje ariko mwamuhaye isoko mwakuyemo abandi bari bujuje ibyo mwari mukeneye nta zindi hoteli z'inyenyeri 3 mwakuyemo oya kandi batubwira ko mwari mufite abapiganwa barenga 10 bose twara isoko nakuba isoko rya hoteli abacuruzi hafi ya bose bujuje ibisabwa babaha uyu mwene mwamuhaye tujuje ibisabwa nicyo turiho tuvuga ariko icyo ni ikibazo kimwe mwebwe umuntu arababwiye ngo ndi muri process yo kugira ngo mbone icyangombwa cya Star Hotel
muhita mwumva ko yabonye isoko, muhita mwumva ko iyo process y'ifailinga wasanga yana failings. Clear cyumvikane gutyo kuko abantu benshi basigaye bakoresha amategeko kugira ngo bayakore uko batari, bakavugana n'abacuruzi mu buryo butemewe. Dokima zose zo mu isoko bakazita administrative document. Administrative document zirazwi. Iriya dokima ikarasa hoteli revo ifite ni eligibility document, ni dokima preliminary ya mbere, kuko ni dokima ituma tumenya aho tugiye kwevaluwa baherereye mu cyiciro cya hoteli. Ni iya mbere, ni iya kabiri, ni iya gatatu star bariho, ni eligibility document, ntabwo ari administrative document. Cyo nagira ngo ngire clair rwose abantu batazajya baka dokima z'ingenzi mu isoko bakavuga ngo RPP amabwiriza RPP administrative document zirazwi, ziri clear, ziteguye, twanazisa amazina kugira ngo bazajya bakomeza gukora n'ibyo bintu biri kuvugwa, kuko no kuvuga ngo tujya kwevaluwa abantu twashyize mu cyiciro. Tuvuga nko muri construction, umuntu muri kategori runaka, isoko muri kategori runaka ntabwo akomeza. Namwe rero muri hoteli ya 3 star, hoteli itari mu cyiciro, mugifungura ntabwo mwigwa mureba n'ibindi. Nuko amasoko ya leta akora, ntabwo abantu bagomba kuzajya bafata dokima ngo bashyiraho bishakiye. Murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo. Murakoze honorable chair. Ikiyongera kuri icyo ni uko nubwo isoko ry'amahoteli ryatanzwe ku rwego rwa NESA, ntabwo byari ngombwa kubera ko ari isoko ryatanzwe na RDB, framework contract. Ubu nta rwego rwa leta rutanga isoko, hari amahoteli yatsindiye isoko. Igikorwa ni uguhitamo bijyanye n'icyiciro hoteli irimo nawe iherereye. Isesengura twakoze rero nanone ni uko turebye ibiciro iyi hoteli yari yatanze, turebye kontra yagiranye na RDB n'ibikubiye muri kontra yagiranye na NESA, ibiciro byo muri kontra ya NESA rwose biri hejuru. Hari ingero twatanze kuri paji ya 20 muri compliance audit report kuri items 3, yaba ari mineral water, breakfast na lunch with soft drink. Ubona ko ibiciro bitandukanye, ariko igikuru honorable chair ni uko no gutanga isoko rwose ntabwo byari ngombwa kuko hari isoko risanzwe kandi rigomba gukurikizwa. Murakoze honorable chair. Nk'uko twari turimo tubivuga kandi nk'uko umuyobozi yabivuze, n'ibyo byabayeho, habaho kwibeshya ijya muri kategori itagomba kujyamo. Ariko na mbere y'uko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta aza, twari twabibonye, twemeye n'ibyo biciro mu bihugu bitandukanye byari byagaragaye. Hafatwa umwanzuro y'uko mu gihe dukeneye serivisi iyi hoteli itanga twakoresha ya contract ya RDB, tudakoresha iyo ngiyo twagiranye na hoteli. Kandi niko byagenze. Gusa amakosa twayabonye na mbere y'uko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta afata icyemezo cy'uko niba hari ukora iki muri NESA. Ndi mu kanama gashinzwe gutanga perezida wa inshingano usanzwe ukora neza. Yashinzwe gukurikirana ireme ry'uburezi mu mashuri abanza. Ibintu by'amasoko rero byo biharira procurement niba ubisobanukiwe kurusha. Natubwire, ntabwo wari ubizi ko RDB ari itanga amasoko y'amahoteli. Nari mbizi, ariko kubera ko iyi contract nabyita kwibeshya kuko umuyobozi abivuze kuri administrative, igihe umucuruzi cyangwa se abarwiyemezamirimo baba batazi izo administrative izo arizo, bamukura mugasanga ateje arapirinze. Rero ariko mwanze ko yapiringa, mwanze muti nitwibeshya tukamukuramo arapiringa, reka tumurekeremo tuyita administrative. Ntabwo twanze ko yapiringa nyakubahwa, ahubwo nabyita ko twabibonye wenda contract turi muri process zo kwiga. Mwabonye ko dokima mwamusabye itari, ntabwo avuze ko ari eligibility document, nuvuga ngo ntiyari eligible from day one. Mwebwe muravuga mutari ko reka tuyite administrative, hanyuma kugira ngo atazapiringa muyigira administrative, murongera muti kugira ngo atazapiringa reka tumuhe n'isoko. Ntabwo nabyita gutyo nyakubahwa waciye, ahubwo mu by'ukuri twari tutarasobanukirwa neza, nabyita nko gusobanukirwa neza administrative zikora ziti, kubera ko
hari igihe wenda bashobora gutanga guideline ariko wenda administrative umwe uko yumva ko ayisobanura n'undi akayisobanura ukundi. nimwe mufite inshingano yo kuyisobanura, ntabwo ari rwiyemezamirimo uko yabyita kose. Mwebwe nimwe mufite criteri mushingiraho zigenwa n'itegeko, mukavuga ngo iyi ntabwo iri administrative document, ni eligibility document, yakwapiringa mukamusobanurira. Ibyo si ibintu byoroshye. Reka tubanze twumve Honorable Claire, turaza kumva deje mu masoko yatanzwe na RDB, ariko binapfira mbere bigomba no kugira mu isesengura mu itegurwa ry'amabwiriza y'isoko. Hari ibyo nyine biba byagiye muri za dokima z'ingenzi na dokima zijyanye n'ubuyobozi busanzwe bashobora no gusimbura igihe icyo ari cyo cyose. Aha rero rwose tubyameke mu bikosore mu bisubireho, ni wowe ugomba gufasha nubwo biba byaturutse muri unit izakoresha icyo gikorwa, uretse ko hoteli yo ntekereza ko benshi bose bayikenera, ariko n'ubundi kureba ko ibyateguwe muri terime de reference zatanzwe na unite izakoresha iryo soko ririho ritangwa, ni wowe ureba ngo ese biri aho bigomba kuba biri mu mabwiriza y'igitabo agiye gutangazwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo byanapfiriye muri analize, byatangiye mbere gutegura amatangazo no gutumira abazaza kupiganwa. Bigomba rero gukosorwa kugira ngo aya makosa arangire. Murakoze. Uko baciye murakoze cyane, abandi batanze ibiganiro ze ivanaho ko hatakozwe ikosa rwose, ndetse uko nabivuze yazaga rinakurikira rya indi hoteli yindi. Reka tugende kuko tugire n'inama Honorable Claire, ahubwo tubikurikirane amakosa nk'aya yabaye ntazongere kuba. Gusa niko baciye uko babivuze, nuko nubwo bahawe isoko nyuma barabibonye babona ko bakoze ikosa aho atazaniye icyo cyangombwa. Icyemezo cyari cyarafashwe ko tutazakorana nawe dukurikije iyo contract, ko iyo dushaka gukorana nawe twari gukoresha contract ya RDB, ariko ntibivanaho ko habayeho oversight mu gukurikirana iryo tangwa ry'iryo soko. Murakoze cyane. ubu se mukoresha amasoko yatanzwe na NESA na RDB ku mahoteli. Iyo hari igikorwa tugiye gukorera mu karere hatari mini hoteli dufitanye amasezerano turayakoresha. Aha se ko hari ibiciro mwishyiriyeho birenga ibyo RDB yashyizeho, ubwo finance natubwira. Murakoze nyakubahwa Chair, twebwe in case duhuye naho hari izo contract izo uretse ko tutanagize ikitigeze kibaho, ariko ubundi kibayeho nuko tureba kontra itari buduhende, ko hari igihe usanga nk'ibiciro bya RDB ari byo biri hejuru ugereranyije na kontra yindi, kandi tuba tugomba gucungana n'amafaranga makeya tuba twarahawe. Icyo gihe tureba ese ya hoteli dufite ifite amasezerano dufite hari ntabwo ariyo yaduhendukira, tukareba aho twakwishyura makeya kandi serivisi tukayibona. Hari paje bakurangiye, jya kuri paje ya 20 urebe mwebwe RDB kuri hoteli ngo muzi icupa ry'amazi ni amafaranga 1000, mwebwe mushyizeho 1500, breakfast ni 12,000, mwe mushyizeho 12,000, ubwo byo 12,000 ni bya RDB. Hanyuma lunch with soft drink kuri RDB ni 12,000, mushyizeho 20,000. Aha byagenze gute? Ibi biri muri bya binyuranyo byaturutse muri ya contract tutigeze dukoresha. Yari iyo y'icyo gihe n'ibinyuranyo gute? Mwe mugiye kwabandinga contract kuri miliyoni 20,000, RDB yashyizeho 8,000, ibyo 8,000 kuki muvuga ko ari ukwibeshya? Muribeshya mu mafaranga. Ntabwo aha navuze ko ari ukwibeshya, ariko ni contract, iyo contract ya RDB ntabwo twayikoresheje abidinga. Bamwe bari bitinze kuri inyenyeri 3, ntabwo bari bamwe bari bitinze ku nyenyeri 4. Iyi contract ntabwo twigeze tuyikoresha na finance mu kuba twagira serivisi dusaba. Mwarayisinye? Yarasinywe ariko mwishimiye ko mutayikoresheje? ntabwo
twabyishimira kubera ko nta makosa yabayemo, ntabwo twakwishimira ko yasimwe kandi habayemo ikosa. mukomeze ku bindi bibazo. murakoze kubaceya. Hari n'ikibazo ari mwatora kigaruka mu bugenzuzi bukuru ubugenzuzi bukorwa umugenzi mukuru w'imari ya leta kijyanye no kwishyura dukerewe agahimbazamusyi ku barimu ndetse n'abandi bantu baba badufashije gukosora ibizamini bya leta. Urebye uko imyaka igenda ishira nubwo ubukererwe bukiriho ariko bugenda bugabanuka. Ndibuka nko mu myaka 3 ishize hari n'igihe twafataga kugeza ku mezi 2 arenga icyo gikorwa kirangiye tutari twabishyura agahimbazamusyi, biza kumanuka kugera hagati y'iminsi 40 na 50. ubu ngubu nuko mu by'ukuri amafaranga yatanzwe bwa nyuma ugahimbazamusyi kabadufashije muri ako kazi byafashe iminsi 30. Tugenda rero dukora uko dushoboye kugira ngo iyo minsi igabanuke. Dukora iki? Wenda ndanagihuza n'ibyo mwavuze muti mukorana gute na Minecofin, kubera ko tuba tuzi ko ari igikorwa gitwara amafaranga menshi mu by'ukuri. Kubaha igitekerezo cyayo buriya abarimu baba babikosoye n'abandi bakozi baba babirimo, tubishyura amafaranga ari hafi miliyari 5, hanyuma washyiraho n'andi abatunga nazo zikaba izindi nk'izo, umva bari amafaranga akaba miliyari 10. Kugira rero ngo tujye dukorana na Minecofin neza, buri gihe iyo igikorwa cy'ibizamini bya leta cyegereje twandika rwose mbere y'igihe, tukavuga hari igikorwa kigiye kuba ubu, amafaranga azakenerwa n'aya, kugira ngo bitegure hakiri kare. N'ubu mu mafaranga twakoresheje mu bizamini ngiro niko twabikoze, nawe kandi yakabagabaga hari miliyari 3, kandi byaradufashije kuko babikoze mbere y'igihe. Ubu bana bakoze ibizamini ngiro baramaze kubona consumable zose, ariko mu guhemba abakoze ibizamini bya leta n'abandi bakozi babidufashamo, aho ngaho haracyari iyo minsi ikibura. Ubu ni ugukomeza gukorana na Minecofin kugira ngo nacyo icyo kibazo gikemuke. Ni ikibazo cy'amafaranga se yabuze twigeze kubabaza ko si ubwa mbere mu izi nshingano zikozwe kandi igihe zikorwamo kirazwi. Kuki hadateganywa ubwo buryo burambye butuma niba umuntu ukosora cyangwa muri izo nshingano bifitanye isano ashobora gutahana amafaranga ye? Twe tuba twayasabye amafaranga, tuba twasabye icyo gikorwa ndetse nyakubahwa ceya twananditse, ariko ntituyabone. Ubwo ndakeka hariko aba ari icyo kibazo cy'amafaranga, ariko tuba dukorana na Minecofin batubwira ati naboneka amafaranga turayabaha. Ariko nk'uko nabivuze, ubona iminsi iragenda igabanuka, ndetse nk'uko nababwiye ko baceya uyu mwaka nibwo twakoresheje ibizamini ngiro amafaranga yose yageze ku mashuri. Naho na mbere basangaga dutangira ibizamini ngiro amafaranga atari yagera ku mashuri, ariko uyu mwaka rwose twakoze ibyo bizamini yagezeyo. Twizera ko n'aya ngaya duhemba abantu badufashe mu gukosora ibizamini bya leta, iyi minsi 30 nayo izagabanuka amakajya muri icyo gihe. Bifitanye isano se no kohereza ibibatunga? Yego, ibi nabyo buriya bagiye gukosora ibizamini bya leta, nabwo aho bagosorera kugira ngo tubatunge hari amafaranga twoherereza ibyo bigo kugira ngo babashe guhaha. Ariko hano ho uko tubikora ubundi tubaha avance ya mbere abarimu batarajyayo, kugira ngo bitegure. Abarimu nibagerayo basange baramaze kwitegura, hanyuma tukazabaha ikindi gice gisigaye inyuma gukosora ibizamini bya mbere birangiye. Hari igihe usanga rero nabwo icyo gice cya kabiri gitinda kuboneka, noneho tukishyura amashuri dukererewe. Nkaba nabihuza byombi kuba biterwa hari n'amafaranga atari yaboneka, naho twe ibyo dusabwa gukora tuba twabikoze twabirangije. Murakoze niko bacaye. Hari icyo mutasubije kijyanye n'amafaranga, izi miliyoni 22 z'ibinyuranye ku byo mwari mwarateganyije gutangira isoko n'ibyo mwashyize muri system. Ubwo
finance na procurement batubwire, procurement n'abakoresha iyi procurement batubwire. murakoze nyakubahwa ceya dukora procurement plan kuri izi modoka duhaya leta zo gufasha abakozi mu kazi kajyanye na ka buri munsi. Twari twakoze market survey dushaka gukoresha imodoka za esansi. Nyuma tumaze kubona ko esansi ihenda dukora indi market survey kubera ko ubu twashakaga full electric imodoka z'amashanyarazi. Niyo mpamvu habayemo ikinyuranye kubera ko amafaranga yari muri procurement plan ku modoka za fuel numva yari menshi kubera ko twari tuzi ko tuzakoresha fuel nyinshi. Rero tumaze kubona ko tugeze ku mashanyarazi niyo mpamvu kandi yagabanutse. Murakoze. Ntabwo mushobora kubyadetinga se cyangwa kwajasitinga ku buryo bitagaragara nk'aho ari amakosa? Twajasitinga ariko kubera ko procurement plan yari yarakozwe kandi tukaba tutari tugeze muri kota yari bayizing ya procurement plan kandi tukaba twari dukeneye imodoka. Niyo mpamvu habayemo ikinyuranye ariko n'ikirere twashakaga imodoka za esanse tubona ziraduhenda twari tutakoresha project. Murakoze nyakubahwa. Claude. Murakoze ruri guceya ubundi yaba ari procurement plan n'amakuru yatangaje muri procurement ntabwo yakagombye gutandukana. Niyo mpamvu twabigaragaje na exception ariko iki kinyuranye ntabwo cyakagombye kuko aya makuru ajya kuri procurement n'ubundi source yayo ni procurement plan. Iyi market survey rero yakozwe ubundi market survey irakorwa mbere yo gutegura procurement plan. Nyuma yayo iyakorwa yose ntabwo yaza kwafetinga yaba ari procurement plan yaba ari na procurement, ahubwo yakorwa mu gihe cyo gutanga isoko kugira ngo byibura bazarebe n'ibiciro abapiganwa batanze n'ubuye koko ibiciro biri ku masoko. Murakoze muri gucera. Mukwiye kwita kuri ibintu bya inventory management, ibyo mpamvu mwibeshye ngo mwakoresha kontra ya kera ugasanga biratanga amakuru atariyo. Niba byakwitwara amakuru cyangwa niba biba byagenderewe ni ikintu mukwiriye kwitaho. Hanyuma ariko na procurement department urumva ko mugomba gukorana nabo bya hafi. Niba ari amahugurwa bakeneye RFP irahari, minisiteri irahari, ku buryo muvuga ngo ibintu bikozwe neza kandi tools zose zirahari. Procurement hari ikintu kidahari muri procurement, byose birahari, ngira ngo haba hasigaye ko bishyirwa mu bikorwa. Ubwo na biriya bya audit nabyo ni ikintu wenda minisiteri aza PS kivuze, ariko ibindi dusaba cyane nesa ni yo kohereza amafaranga. Niba ari ibirenze ubushobozi bwa nesa, minisiteri irahari gukorana n'indi minisiteri bishinzwe, ntibitera ubukererwe, ahubwo ubundi byakabaye ari ibintu bibarwa nk'umushahara. Dusanzwe tubizi ko umushahara hatabaho ibirarane ngo abantu bakererwe iminsi ingana gutya, nabyo rero byashoboka. Izo miliyari 10 mwavuze ntabwo aba ari ikintu gishya cyangwa gitunguranye, ni ibintu biba bizwi. Nk'ubu turabizi ko ejo bundi aha ngaha bagiye kujya gukosora, muzi ko n'umwaka utaha ariko bizagenda n'indi myaka ikurikiraho ariko bizagenda. Ibyo rero kubiteganya no gukorana na minisiteri itanga amafaranga ku buryo za direct zitabaho, ntekereza ko ari ibintu bishoboka.